ati twongeye kubasuhuza mwebwe bakunzi b'ikiganiro Sky Show. Ati katwizere ko mumeze neza kandi ko buri kimwe cyose kiri kugenda neza cyane, aho uyu munsi tiri tariki 14 z'ukwa gatanu umwaka wa 2025 akaba ari tariki tuba tugiye kugaruka ku ma update agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino, aho tugiye kugaruka mu makuru ari kuvugwa cyane cyane muri showbiz, cyane yuko ahanga kuri Sky TV Show mu kiganiro Sky Show ariyo ama update tubagezaho cyangwa se arizo nkuru tugenda tubakorera umunsi kundi. So rero kanizere ko we nshuti yakadasoka cyase bukunzi ikiganiro Sky Show aho uri hose mwifuriza kumera neza ndetse no kugubwa neza muri buri kimwe, ndetse no kwifuza cyangwa se kukwifuriza ko Imana yakomeza gushyira imigisha mu bintu byawe byose ugenda upanga kugenda gukora cyangwa se upanga gukora mu minsi iri imbere, ngo Imana izashyira imigisha ndetse no gukomeza kugenda neza. So rero wowe ungurikiye nimba utarakora subscribe cyangwa se utarakora aho hasi ubona hatuko yanditse ijambo subscribe, ndetse ugakora no kunzagera kugira ngo tujye tubasha kugenda tubana umunsi kundi, ubundi ukajya uba uwa mbere mu ko wabona ibiganiro tuba twabakoreye bigiye bitandukanye. So rero kuno munsi tugiye kugaruka mu makuru agiye atandukanye ari kuvugwa cyane cyane muri showbiz, ariko none turibanda kuri no ndirimbo cyashya cyangwa se no new brand song ya Kevin Kade and The Ben ndetse na Chris Easy, aho navuga ngo bafite indirimbo nziza cyane bise Foromiana, ndetse akaba ari indirimbo navuga ngo iri trend for right now, navuga ngo yabaye uploaded kuri YouTube cyane ko bari barayipreminze muri no minsi yari prim, ariko ubu ngubu ikaba yabaye uploaded ubu ukaba wayireba, ndetse akaba ari indirimbo navuga ngo yitezwemo ibintu byinshi cyane kubera ko aba bajene n'abajene bose bafite imbaraga, ndetse n'abajene navuga ngo bamaje kuba bagira amazina akomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko ubu ngubu bakaba bakoze iyo nakita ngo indirimbo y'ibihe byose, kandi akaba ari indirimbo nziza cyane bakavarendzemo akantu gatoya kamakanyaga Abdul, aho navuga ngo ni indirimbo navuga ngo irimo ubuhanga bwinshi, nayo niyo ndirimbo tuba tugiye kuba twagarukaho kuri uno munsi. Ese tumenye se Kevin Kade yatangaje iki nyuma yuko iyi ndirimbo ibaye uploaded mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turagenda tureba no mu yandi makuru arimo aragenda avugwa hirya no hino, turavuga ku makuru ajyanye na siporo, twongeye tugaruke ku makuru arimo aravugwa kuri Juno Kizigenza ndetse n'andi makuru y'abantu bagiye batandukanye. So rero tudatinze kaduhere ku byo Kevin Kade yagarutseho mu itangazamakuru ubwo iyi ndirimbo irimo reloading cyangwa se irimo iritegura kuba yajya kuri YouTube. Ni ibintu yakunze kuba yagarukaho cyane yuko nanjye ndi hano kugira ngo tubigaruke tumenye se bundi iby'indirimbo VP wa Kwani indirimbo yaje utese iyi ndirimbo cyari igitekerezo kimeze gute. So rero Kevin Kade ibyo yagarutseho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru, Foromiana ngo burya kuyikora byari bigoye cyane, kandi ko byari ibintu ngo navuga ngo bitari muri projet bitewe na idea bari bafitemo. Ni ukuvuga ngo ino ndirimbo ijya gutangira Foromiana byaje atarimo iriya vibe twumvishe ya makanyaga, ahubwo yaje ari indi ndirimbo iri vibes ya Kevin Kade n'abandi bajene, ariko biza kurangira The Ben aje ayumva vibe yaturutse yaravuye hanze, then araza asanga iyo ndirimbo bari kuyiplayinga, then none aravuga ati cyaza indirimbo ni nziza cyane. Habura n'iminsi mike kwa ngo indirimbo ya uploadingwe, aravuga ati wow, iyi ndirimbo nanjye nashyiramo verse zanjye ubundi tukayikora. So rero indirimbo byarangiye gutyo n'ubundi bayisenye, then noneho kubera ko yari irimo Chris Easy na Kevin Kade irimo Chris Easy na Kevin Kade, birangira bayisenye, bundi barangije baravuga ati tugomba kuyikora noneho turi batatu, kubera ko yari ya Chris Easy na Kevin Kade, barayikora noneho and then The Ben aturuka hanze araza arayumva ni vibe nziza, aravuga ati wawe nanjye indirimbo nashyiramo verse. Indirimbo rero babarongeye bayitayemo izindi verse za The Ben, nabwo indirimbo ikomeza kuba uburyohe. So
ni indirimbo muri studio bari biteze yuko izaflopinga cyangwa se ari indirimbo itazakundwa bitewe no kuntu ngo bo batari barimo barayifiringa fresh, bumva yuko izaflopinga, ariko The Ben akizamo bumva yuko noneho iyo ndirimbo igomba kuzafata hit, noneho bagira n'izindi idea nyinshi cyane kuri iriya ndirimbo ngo ni Formiana, bibasha kuba yaba indirimbo noneho iri kuri standard bo ubwabo bakunze cyangwa se bishimiye. Yumvishe The Ben yumvishe iyo ndirimbo yifuza ko yashyiramo nawe imirongo yiwe, ndetse yumva yuko byibuza igomba kuzaba ari indirimbo iri kuri standard abanyarwanda bazakunda n'abanyamahanga ndetse n'umuryango migari. So rero Kevin Kade mu kiganiro yagize yagarutse ku basponsa, avuga ko burya nubwo ngo abasponsa batamutamo cyangwa se batamufasha cyangwa se niyo banabura, bavuga yuko niba umuntu ukora ibintu byiza cyangwa byakunda n'izi platform ziraguhemba, yaba TikTok, Facebook, biki nyine platform izo arizo zose muzi, YouTube, ama platform yose ngo burya yaguhemba kandi akaba yanagusapotinga mu kuba wakora projet zawe niyo abo basponsa bataboneka. Kandi Kevin Kade yavuze yuko agomba kujya gushyigikira The Ben, akamushyigikira mu bitaramo afite hariya muri Uganda. Ubundi nawe Kevin Kade akagaruka agakora ibitaramo muri Uganda 2, and then noneho akaza mu Rwanda akitegura igitaramo cya Giant of Africa, and then noneho yamara kugikora ubundi nawe akerekeza Canada gutaramirayo mu bindi bitaramo. So rero aho tukaba turimo turavuga ku ndirimbo Formiana, n'ibyo Kevin Kade yatangaje ino ndirimbo ikimara kuba uploaded. So rero twihuse cyane ka turebe mu yandi makuru. Amakuru ari kuvuga yuko umuhanzi Juno Kizigenza yatangaje ko agiye gukora igitaramo kigamije kwizihiza imyaka 5 amaze yinjiye umuziki. Navuga ngo ni cyiza, aho navuga ngo iki gitaramo giteganyijwe ku itariki 16 Gicurasi umwaka wa 2025, aho navuga ngo ni igitaramo kizaba cyiza cyane, ndetse kizaba kirimo ibintu byinshi cyane agomba kuba yabagezaho, yaba experience ndetse n'ibyo ari gutegura, ndetse anabaperformingira ku ndirimbo ziwe nyinshi zagiye zikundwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. So rero katurebe another update, ni update zivuga yuko wana kita subwo inkuru iravuga yuko Theogene nibishaka wita umuhanuzi yongeye kugaragara mu ruhame, aho navuga ngo nawe ni inkuru iri trend for right now. Rero inkuru iravuga yuko Theogene nibishaka wiyita umuhanuzi yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'igihe kinini ataboneka. Yari yarafunzwe mu Kuboza umwaka wa 2023 azira ubuhanuzi bw'ibinyoma. Yaje kurekurwa by'agateganyo muri Gashyantare umwaka wa 2024 nyuma y'igihe atagaragara. Ubu yongeye kugaragara mu mashusho ari ahantu hamanuka amazi ku musozi menshi, asengera abakobwa bafite hejuru y'imyaka 28 na 40 abasabira kubona abagabo. So rero iyo akaba ari Pastor Theogene nibishaka, ngo bavuga yuko ngo ari umuhanuzi w'ibinyoma, aho yari yarafunzwe azira kuba ngo ari umuhanuzi w'ibinyoma, aho rero yaje kongera kugaragara ku musozi utembaho amazi amanuka, ngo arimo arasengera abakobwa b'imyaka 28 n'imyaka 40. So rero iyo akaba ari update twari turimo turavugaho. Se rero another update n'ubundi ni update z'umunyamakuru witwa Kanizo cyangwa se Kanyizo, aho navuga ngo nawe ubu ngubu yamaze kuba yatera ivi ku mukobwa bakundana, akaba yamwambitse impeta ya fiançailles, aho rero muri ino minsi mikeya turaba turimo turitega ubukwe bw'aba bombi, aho navuga ngo ni ikintu cyiza cyane. Uyu akaba ari umunyamakuru rero ukora amakuru ya siporo,
ngaha akaba ariho navuga ngo ni ikintu cyiza cyane kandi ndetse ni ikimenyetso cyiza cyane cyerekana yuko arimo aratera intambwe ya kigabo ndetse yo kuba yakatira ubugaragu akaba yakinjira mu muryango cyangwa se akaba yakora umuryango we n'ubundi. So rero ni inkuru ntabwo nari ufite for right now ngiye kugezaho update ni Sky mwenyewe ni ya Pablo Papito Pachino Makadona Tigre Casco Pisto. It's your back and sharp boy. I know the shino divided the qui. It's your shop ya DJ Sky Smooth.